Iyi ni korali Ambassadors of the Christ. Iyi ibarizwa mu itorero rya Adventiste b'umunsi wa karindwi, Seventh Day. Ikaba ariyo mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi. Ese waba ukeneye kumenya byinshi kuri iyi korali? Gumana nanjye kugira ngo wumve amavu n'amavuko y'iyi korali Ambassadors of the Christ. Kandi nimba ari ngombwa ukore subscribe. Ambassadors of the Christ. Iyi ni korali y'ivugabutumwa ikorera muri Union y'Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. By'umwihariko ibarizwa mu rusengero rwa Kigali. Iyi korali yashinzwe mu mwaka w'1995 nyuma y'igihe gito Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda irangiye. Mu gihe u Rwanda rwari rukiva mu icuraburindi rya Jenoside, abantu benshi bari bafite ibikomere by'umutima n'ubuzima. Naho ibyo bidahagije, itsinda ry'urubyiruko ryahisemo gutangiza itsinda rizajya riririmba indirimbo zo guhumuriza abantu, yaba ku mitima cyangwa ibikomere bageze muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Si n'ibyo gusa kandi, si indirimbo zihumuriza gusa, ahubwo batangiye urugendo rwo kuririmba indirimbo zubaka, zikanatanga icyizere, ariko ibyo byose bishingiye mu ijambo ry'Imana. Iri tsinda uko ryatangiye ni mu buryo bukomeye cyane, aho wumva andi makorali aba yaratangije abantu benshi. Ababo ni korali yatangijwe n'abantu 25 bayoborwaga cyangwa bari bafite umuyobozi bitaga Mbanda Steve. Uyu ni umuyobozi wayitangije ayobora aba bantu 25. Iri tsinda cyangwa iyi korali yaje gukura gahoro gahoro, ishyira imbere indirimbo zifite ubutumwa bukomeye bwo kwihana, gukomeza kwizera no kurushaho kwegera Imana. Si ibyo gusa, iyi korali imaze gukora indirimbo nyinshi zamenyekane cyane cyane mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, harimo nk'indirimbo Hoziyana. Iyi murayizi mwese, imirindi y'Uwiteka, hari igihugu, baho, turaje, amayobera y'urukundo. Izo ni indirimbo zabo fatizo wavuga. Iyi korali imaze gukora alubumu zirenga 16, harimo iz'amajwi n'izigaragara ku rwego rw'amashusho. Iyi korali kandi saha gusa mu Rwanda, yageze no mu bihugu bigiye bitandukanye by'abaturanyi, harimo Kenya, Uganda, Congo, Burundi, Tanzania, Zimbabwe, South Africa cyangwa Afurika y'Epfo n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Indirimbo zabo zikoreshwa mu nsengero, mu ngo, ndetse hari n'izifashishwa mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ntabwo twatera ingoyi kandi nko mu mwaka w'2011 ubwo bari mu rugendo rw'ivugabutumwa mu gihugu cya Tanzania, bagize impanuka ikomeye cyane yahitanye abaririmbyi 3, abandi bagakomereka. Ibyo byababaje benshi, ariko korali yakomeje umurimo w'ivugabutumwa kugeza na n'ubu iracyatanga ubutumwa cyangwa indirimbo zerekeye ihumure. Ushobora kwibaza ibyo by'ikorali, nubwo ikorali cyangwa kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, guhumuriza abarushye n'abaremerewe, bakagira n'ikindi cyerekezo cyo kwerekana urukundo n'ubwiza bw'Imana, kwerekana Kristo nk'umucunguzi w'isi n'ibindi bigiye bitandukanye. Mbega iyi korali yiyemeje kuba intumwa za Yesu Kristo, Ambassadors of the Christ, aho baba hose binyuze mu bihangano byabo. Iri tsinda rikunzwe n'abantu batari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mwaka w'1995 igihugu cyari mu bihe bikomeye byo kwibuka nyuma y'ibihe bibi cyane byashize. Abantu bari bafite nimba ku mutima, bafite ibibazo by'ubupfubyi, ubupfakazi n'agahinda gakomeye basigiwe na Jenoside. Abasore n'inkumi barenga 25 bagize igitekerezo cyo gukoresha impano y'indirimbo mu gukiza imitima, gutanga ihumure no gusana imitima y'Abanyarwanda binyuze mu buryo bw'ivugabutumwa. Iri zina cyangwa iri tsinda, iyi korali Ambassadors of the Christ, ifite ishingiro mu rwa 2 rw'Abakorino ibice 5 umurongo wa 20. Handitse amagambo avuga ngo noneho turi intumwa za Kristo, nkaho Imana ibwira abantu binyujije muri twe. Bashatse kugaragaza ko aho bagiye hose baba bahagarariye Yesu Kristo.
Muri make mu gihugu cy'u Rwanda n'ahandi bamamaza urukundo rwe, imbabazi ze n'icyizere atanga. Iyi korali yatangiye ari korali nto ifite intege nkeya ariko ifite ishyaka ryinshi. Batangiye baririmbira mu rusengero rwa Kacyiru nk'uko nabivuze, mu materaniro y'icyumweru n'ibiterane. Gusa batangiye bifashisha indirimbo zo mu bitabo, nyuma ariko baje kuba itsinda rigari bakajya bakoresha indirimbo zavuye mu bihangano byabo. Korali ni icyitegererezo yaba mu myambarire, mu ndangagaciro no mu butumwa bwabo. Aba barangwa no gukora ibintu ku murongo, imyitozo ihoraho no guharanira ubuziranenge no mu bihangano byabo. Iyi korali ni imwe muri korali zihariye mu Rwanda, yubatse izina mu buryo mpuzamahanga cyane ubutumwa burimo icyizere, kwihangana ndetse n'ihumure. Indirimbo zabo ntizigarukira mu rusengero gusa mu buryo bw'itorero. Izi ndirimbo zikoreshwa ahantu runaka kuko ziba zifite ubutumwa bugiye butandukanye kandi bunyura buri wese. Nka alubumu bakoze ya mbere niyo yatumye bamenyekana ku ruhando mpuzamahanga, byababereye intangiriro cyangwa kugira ngo babe umushumi ukomeye kugeza na n'izi saha. Alubumu yabo ya mbere yitwa Hari Igihe, yasohotse ahagana mu 1999 hagati y'ibihumbi 2001. Mu ndirimbo zamenyekanye muri iyo alubumu harimo indirimbo bita Hari Igihe n'ubundi nk'uko nari maze kubivuga, Mirindi y'Uwiteka, Narababariwe, Iminsi Irabaze, Ubuzima n'Imana n'izindi zigiye zitandukanye. Ubwo bakoze indirimbo nyinshi, imwe mu ndirimbo za mbere zabagejeje ku rwego rw'igihugu, iyi ngiyi Hari Igihe. Iyi ndirimbo ni igicumbi cy'icyerekezo cya korali Ambassadors of the Christ. Itanga ubutumwa bwiza buboneka mu mubwiriza ibice 3 ku murongo waho wa mbere. Ni nayo yabaye intangiriro y'urugendo rwabo mu gutegura amarubumu yakurikiyeho. Si ibyo gusa, yabafashije kuba intangiriro yo gutangira gukora indirimbo mu buryo bw'amashusho bugaragara. Ndagushimiye wowe wari uri kumwe nanjye, ibyo usabwa no gukora subscribe, share na comment, ubundi tugahura ubutaha. Niba wifuza cyangwa warakunze ibi biganiro, ntukajye kure y'uyu muyoboro mugari ukugezaho ibyegeranyo. Ndagushimiye.